Rero hari abantu batekereza ko bafite igihe kinini, ariko ikibazo ni kimwe: igihe kiragenda. Iyo ufite imyaka 20 utekereza ko ubuzima bwawe bugitangira, iyo ufite imyaka 25 utangira kubona ko imyaka yawe irimo iragenda ishira. Iyo ugeze mu myaka 30 uhita wibaza aho imyaka yawe yagiye. Ikibazo si uko igihe kigenda, ikibazo ni uko wowe utagendana nacyo, wowe utagenda. Igihe kiragenda buri munsi. Ikibazo si igihe, ikibazo ni icyo uri gukora uno munsi. Uyu munsi uri gukora iki? Umenye icyo urimo gukora.